nizera ko mumeze neza cyane twongeye kubaha ikaze kuri yawe TV mu bice mugiye murimo bitandukanye twifuriza amahoro y'Imana n'ibyo murimo gukora mukomeze kugenda muhirwa nabyo nitwa Patrick mu mutubona kuri website kandi yacu ya yawetv.com niba ushaka gucukubira no kubaho udafite amakuru ubugomba gusura website yacu yawetv.com kugira ngo ubashe kugenda umenya aho isi igeze kandi udukurikirana kuri yawe TV ugakora subscribe ni utarabikoze ugakora share like na comment ubundi tukibanira 5 kuri 5 nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umujene yikorera umwitozo Joshua personal trainer tugwaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane ndabashimye. Namahoro. Yego. Kutuje cyane se ni umwitozo mwinshi wakoze. Nkuko mubibonye musanze narindi mu myitozo. Yego. Numunaniro ariko utari mwinshi kubera ko nyine uyu munsi wari umunsi wo gukora imyitozo y'umubiri wose. So niyo mpamvu mubone ameze nkaho nuje ariko nta kibazo. Kabisa tugwaye ikaze rero. Murakoze cyane ndabashimye. Twibutsa abantu ko turi muri location ya Hilltop ni mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe ujya kuri Body Max Witness hanyuma bakaguha bafite services zigiye zitandukanye baguha ugataha unyuzwe dufite sauna massage dufite swimming pool ibyo byose ari services zose ubona ushaka kutugeraho duhamagara kuri 07883580 ushaka kwibaza ngo nzivuze nihuta ongera uzandike neza 07883580 utugane muri Body Max Fitness tubibutsa ko ni muri Hilltop mu Giporoso umanuka usa n'uwerekeza i Kanombe tugane gukorera umubiri bagukorera sauna na massage ujye muri swimming pool woge hanyuma ubuzima bugende neza cyane hanyuma tumaze kuguha ikaze tutangiye show yacu ndizera ko umeze neza. Yego. Watangira wibwira abadukurikiranye noneho tugatangira show yacu. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Josue ariko abantu benshi banzi nk'umutoza Joshua kubera ko ari ryo zina nkoresha kubera ko ndumu yoga and fitness instructor so iryo zina rero ni ry'abantu banziho banzi umutoza Joshua so niyo mazina nkoresha mu kazi kanjye ka buri munsi kubera ko ndi umukoci wabigize umwuga w'imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora guhita yibaza ngo ni ibintu watangiye ryari byaje gute umuntu akavuga ati se ko tubona ukuboko kutari kunini cyane hari umuntu wayibwira ko umuntu niba akora imyitozo nyine ukuboko guhita kungana nk'uko kwanjye ariko bigenda bite? Iyo tuvuze imyitozo ngororamubiri harimo ibyiciro byinshi so hari imyitozo yo kubaka umubiri hari imyitozo yo kubaninga kalori warukomeje kwana ko kuvuga ngo imyitozo ngororamubiri irimo ibice bigiye bitandukanye n'umuntu udukurikiranye ariko utazi ngo umuntu ushaka gukora umubiri umuntu ushaka gukora imyitozo ubundi ahera kuki bigenda bite dusangize? Reka mbanze musubize ku kibazo warumbajije urabona nta mubiri naki imyitozo ngiye nkora nkuko nababwiye ndumu yoga and fitness instructor so bivuze ngo imyitozo nkora ni ya myitozo yo kubaninga kalori zo gutuma umuntu bya binure biri mu mubiri bishobora kugabanuka. Ikindi nanone yoga ku bantu batazi yoga no buryo bushyashya dushaka kuzana hano mu Rwanda kwigisha abantu yoga nagushobora kuyikora uri heavyweight hari abo twita ba heavyweight ni babandi baterura ibyuma byinshi so bubakwa umubiri nyine ugasanga bari heavy nyine imibiri yabo so nago ushobora gukora yoga umeze kuriya kubera ko yoga ni uburyo ubalansinga ibiro byawe n'umubiri wawe kandi ugakora muvuma nyinshi ariko muri ubwo buryo ubikoramo ukabikora wirambura so nago rero wabikora uri heavyweight niyo mpamvu rero ngewe mbikora byombi nkora fitness na yoga so nkoresha abantu ku balancing ibiro byabo se cyangwa se kubitakaza bitavuze ko uwo muntu bishaka ashobora kuba yageninga cyangwa se yabona ibiro yaba munini ariko kubera ko ngewe ndi umukoci kandi nkaba mbikocinga byose nago nshobora kuba heavyweight kubera ko nago naba nakaje karite y'abayogi abantu bakora yoga babita abayogi niyo mpamvu rero ngewe umbona gutya. Ikindi cya kabiri warumbajije se nabitangiye ryari nabitangiye muri 2015 ubwo nari maze gufata amahugurwa yabyo yabigenewe mu buryo buri official nkaba coach mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga nibwo natangiye kuba umukoci so nabitangiriye ahitwa muri Serena Lac Kivu Serena Igisenyi aho nakoraga gym nkakora na piscine ubuziranenge bwa piscine iyo bavuze ubuziranenge bwa piscine uhita wumvamo kwa kundi amazi abantu bashobora kuyoga
harimo gushyiramo imiti, harimo kuyatretinga kugira ngo abantu bashobore kuyoga nta kibazo kirimo. So nibyo nabifatanyaga ari bibiri, nakoraga gym nkanakora gutretinga amazi, then nkabikora the same time nkocinga n'abantu, kwigisha koga, muvuma muri ubwo buryo. So nyuma yaho rero naje kuva muri Serena njya gukora aho bita one and only, ari naho ubu ngubu mbarizwa. Nkaba mfasha abantu nyine kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo, aribyo bita yoga and fitness. Yego, ni ubusobanuro bwiza cyane ubu buduhaye nk'umuntu koko ubibamo. Ukomeje ku kantu ngo k'abayogi byose n'umuntu dukurikirana ajya akora ibibazo siporo, ajya akora siporo, ajya akora imyitozo ngororamubiri ahita byumva neza. Kuva mu 2015 bikora, umuntu ashobora kwibaza ko ni ibintu nyine umaze kugiramo experience, waba unazi uburyo bwiza rero umuntu yagakozemo umwitozo. Kuko tubwiye ko hari abashaka kuba banini ariko hari nawe ukomeza kuba fit ariko waringaniye. Nk'umuntu bibayemo igihe wagira inama yuko yakoresha ubuhe buryo? Burya abantu bakunda bitandukanye. Yego. Hari abantu bakunda kuba bari heavy, baraba bogari. Hari abantu bakunda kuba bari small nk'abantu baba athlete. Abantu bakora athlete, imyitozo yo kwiruka nago wamubwira ngo aterure ibyuma abe muscles, abe big weight, kubera ko nagashobora kwiterura ngo yiruke 100 metre cyangwa se ibirometero 5, kubera ko nyine za maso ubundi yo yuterura ubutoneka. Hari icyo bita gutoneka, hakaba n'icyo gutwika. Gutwika ni igihe uba uri kutwika, uri kwirukanka gukora cardio nyinshi, ariko iyo utoneka uba uterura ibyuma ku mitsi yawe. Tuvuge wenda nko kuri biceps. Iyo ugiye gukora biceps ni inyama y'ahanga. Iyo ufashe icyo bita dumbbells, ni akuma gatoya twifashisha turi gukora imyitozo itandukanye, ariko tuvuge wenda tugiye kwibanda kuri biceps. Iyo ugiye kuri biceps ushobora gukoresha dumbbells ziba zirimo amoko menshi, hari y'ibiro bike, hari n'ibiro byinshi. Iyo ushaka kugira ngo biceps yawe ikure ibe nini ukoresha dumbbells ifite ibiro byinshi. Iyo ushaka kugira ngo biceps yawe ihore nyine iri kuri nk'uko ubishaka ukoresha ya dumbbells ntoya. So nubwo buryo rero abantu bakoramo bitandukanye. So ku giti cyanjye rero, kubera ko ngewe nkora ibintu byinshi mu gihe gitandukanye kandi nkabikora kuri the same time, urumva nkora yoga, nkakora fitness, nkana training abantu nyine kugira ngo bagire muscles zo big weight cyangwa heavy weight. Urumva ngewe nago nshobora kubikora. Nago bivuze ko naterura, ahubwo nerura mu buryo buri right. Kivuze mu buryo buri right bivuze ko ashobora n'utera mu buryo buri wrong. Iyo tuvuze right muri terime ya siporo, tuba tuvuze umuntu uterura ibiro biringaniye. Hari right hakaba na heavy weight. Heavy weight ni abantu baterura bya biro biri hejuru. Tuvuge wenda ufite nk'ibiro 60 ugaterura ibiro 120 cyangwa se 200, 300, uwo nguwo bamwe batumushyira muri class ya heavy weight. Hanyuma wenda tuvuga ufite ibiro 60 uterura 30, uterura 20, uwo nguwo tuvuga ko ari aterura right weight. Nubwo buryo hari nk'umuntu ubutekereza akavuga ati uyu muntu usumbwira ibyo adakora, nimuvuge nimwumve ibyo mvuga, nimurebe ibyo nkora. Uyu muntu arambwira ate gukora umubiri, araza kumwumfirima gute ko nshobora gukora umubiri nawe bitarabaye gutyo, wamusobanura gute kugira ngo ahita byumva bitamugoye? Oya, iyo terime yo kuvuga ngo murebe ibyo nkora nimwumve ibyo mvuga ntago ari yo kuri ngewe, kubera ko buri siporo ni ubuzima. Siporo ni ubuzima bwiza. So ngewe rero nigisha kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo. So nkuhereza ibyo ukeneye. Waba uterura heavy weight ugira ubuzima bwiza, waba uterura light weight ugira ubuzima bwiza, waba ukora yoga ugira ubuzima bwiza. So weho biterwa n'ikintu ukeneye. Nkuko ushobora kuvuga ati sindi burya ifiriti ariko ndi burya ibirayi bitogosheje, kubera ko ariyo mahitamo yawe. Impamvu wahisemo ibirayi bitogosheje nuko ushaka kugabanya amavuta mu mubiri wawe, kubera ko
wenda ubona ari kugenda aba menshi cyangwa se uri kubona uri kugenda ubyibuha. Undi akavuga ati rero n'ubundi ngewe ifiriti ntacyo zintwaye na muganga ntabwo yazimbujije ndazi. Urumva aba ari amahitamo abiri atandukanye ariko yose aganisha ku buzima. So kuvuga ko ibyo nigisha nabikora ndabikora ariko nkabikora nyine mu rwego rwanjye kubera ko ngewe ndi umwarimu mpagarariye nyine abantu. Iyo mpagaze imbere y'abantu mba ndi kubigisha n'abasobanurira. Urumva rero ntago nabasobanurira ibintu nakora kuko n'ibyo biro ndabiterura nkabereka nkababwira ati ibi ngibi ni byinshi kuri ngewe ntago nabishobora cyangwa se ni bikeya nabishobora. Weho rero ni kubera ko abantu nkoresha siporo mbahitishamo. Hari abantu baza bashaka gutakaza ibiro, hari abantu bashaka bavuga ati ngewe maze iminsi ibiro byanjye nakora siporo cyangwa se maze igihe kinini ndya cyane ndi kubona ibiro byariyongeye ndashaka kugabanya ibiro. Urumva abo bantu ni abantu babiri batandukanye ntago wabakoresha ibintu bimwe. Urumva rero ushaka gutakaza ibiro umuhereza ibintu bitandukanye n'ushaka kubona ibiro. Muri make abantu niba babyumva neza badakurikiranye kuri yawe TV bumva ko umuntu muhibye akeneye. Ariko bijyanye n'ubuzima kuko nubwo nkoresha siporo ndi n'umujyanama w'ubuzima bw'abantu ku giti cyabo cyangwa se bo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Tuvuge wenda uje muri gym uravuze ndashaka kugira ibiro ndashaka guterura. Hari uburyo bwo guterura ntago uzaza ngo uhite uterurira ibiro 20 aribwo bwa mbere uteruye. Hari uburyo bwo gukora siporo n'amabwiriza n'amategeko biyigenga. So ntago nkoresha abantu uko babishaka ahubwo mbakoresha bijyanye n'inama nabagiriye bo bagahitamo uburyo bashaka bubanogeye bashimishije. Ahubwo ubwo ndumva bisa n'ibyagura n'ikibazo nanjye kwibaza ngo umuntu dukurikiranye ushaka gutangira imyitozo wamugira inama yo guhera kuyihe? Biterwa n'intego afite. Tuvuge arashaka gutakaza ibiro. Iyo ashaka gutakaza ibiro ikintu cya mbere siporo igabanya ibiro 20%. 80% isigaye ni discipline mu biryo. Ni ukuvuga niba ushaka gutakaza ibiryo ibiro ugabanya kurya ugira discipline mu mirire yawe then ugakora na siporo. Ikindi cya kabiri ahera tuvuge uje muri salle de sport cyangwa se muri gym aho bakorera imyitozo ngororamubiri ntago uzahita wirukanka cyangwa se uhita uza uterura. Hari uburyo bwagenewe bwo gukora siporo. Niba ugeze muri gym cyangwa se salle de sport hari uburyo butatu ugomba gukurikiza. Uburyo bwa mbere ni ukwishyushya, uburyo bwa kabiri ni umwitozo nyamwitozo uba ugomba gukora, uburyo bwa gatatu ni ukwihoza aribyo bita stretching. Hari warm up hakaba circuit hakaba na stretching. Stretching ni uburyo ukora bwo kugira ngo usubize amaraso n'umubiri wawe mu mwanya wahozeho. Tuvuge niba wari uri kwirukanka ntago uzahita uhagarara, urabanza ukagenda gahoro gahoro kugira ngo ya maraso yawe yongere asubire asirikire nkuko kuko niba wari uri kwirukanka umutima byanze bikunze uri guterera hejuru. Bikeneye ko rero ugenda gahoro kugira ngo umutima wawe ugende umanuka gahoro gahoro. Niba winjiye muri gym rero ntago uzahita ukora, urabanza unanure imitsi ugire amaguru amaboko igituza kwa twitozo tworoshye kugira ngo imitsi n'umubiri wawe uteguze igikorwa ugiye gukora. Ubwira ati ngiye muri siporo itegure. Niba ari imitsi y'akaboko, niba ari chest agatuza, niba ari shoulder, niba ari munda, niba ari amaguru, umubiri wawe witegura uvuga ati ngiye muri iki gikorwa cya siporo. Kubera ko ushobora kubikora gutyo imitsi yawe ikaturika kubera ko utayiteguje, kubera ko uyitunguje igikorwa wari ugiye gukora. So ntago ari byiza rero, niyo mpamvu inoze 3 ugomba kuzigenderaho: kwishyushya, circuit na stretching kugira ngo bigende neza. Ni ubusobanuro bwiza cyane ubugenda duha. Ibyo bintu rero bivuze ko umuntu ashobora no kubiboramo ubuzima, kuba yabiburiramo ubuzima mu gihe yabikora mu buryo butari bwo. Yego ntago wibeshye, wabiburiramo ubuzima ubigiyemo nabi cyangwa se ubikoze. Salle de sport cyangwa gym
bafata umwanzuro wo kuvuga ati dushyizeho aba instructor cyangwa se abashinzwe kugira abantu inama cyangwa se kuyobora abantu uburyo bakoramo siporo. Niyo mpamvu niyo mpamvu abandi bagenzi banjye uzabasanga muri gym aho uzajya hose nta sare siporo itagira umukoci cyangwa instructor kugira ngo akugire inama, anakuyobore, anakwerekere uburyo uri bukoremo siporo mu buryo bworoshye kandi bwiza butari bukugireho ingaruka. Hari abantu bajya muri salle de sport kubera ko bafite uburyo biyumva batashaka gukurikira coach cyangwa se instructor wabo, agakora ibi mu gitondo masozi cyangwa se imitsi umubiri wose ukamurya. Kubera iki? Yakoze ibintu birenze ubushobozi umubiri we, ntago yumviye coach. So niyo mpamvu abakoci baba bahari, niyo mpamvu turahari ku bwabo kugira ngo tubafashe. Niyo mpamvu salle de sport badushyiraho kugira ngo tube tuhabereye abo bantu tubafasha. Yego. Wavuze ko uri umutrainer ariko ujya utanga n'inama ku buzima bw'uburyo umuntu yakora iyo myitozo ikaba itagira ingaruka ku buzima bwe. Taza kwibaza ngo umuntu ushaka gukora akanyamara imirire itameze neza uwo muntu azabyigerereza we? Oya. Siporo ijyana n'imirire. Yego. Utabonye ibyo kurya na siporo nta kintu yakumarira. Kubera ko iyo uri gukora siporo uratakaza, bivuze ngo hari karori uba watakaje cyangwa imbaraga uba watakaje uba ukeneye kongera kuzisubizaho, kandi izo mbaraga nta handi ziboneka mu mirire. Ubwo rero niba utabonye ibyo kurya na siporo wayireka. Kurya na siporo biraturanye, biragendana, nibisigana. Ni nk'uko utavuga ngo navuga nk'ikisi, ururimi no mu kanwa birabana, kurya na siporo biragendana. So ngayo nguko. Umutrainer agenda aduha ubusobanuro bugiye butandukanye. Twibutsa abantu ko turi muri Body Max Fitness, ni Hilltop ugeze mu Giporoso umanuka usa n'uwerekeza i Kanombe. Ushobora no kubahamagara kuri 0788358041 bakagufasha kugira ngo wikorere umagara mazima. Bagufite swimming pool nziza cyane, sauna na massage, kaba fit. Ndaza kongera nibarize Joshua, ni 2015 utangira ibyo bintu kugeza uyu munsi none 2021, ubundi iyo umuntu yumvishe trainer yumva ari umuntu umeze ute? Ni uwo mwuga wanyu ni umwuga umaze kugira irihe zina mu gihugu ku buryo umuntu byumva atabyumva nk'ibintu biciriritse ibintu ukoze iyo myaka yose? 2015 impamvu navuze 2015 nibwo byari bibaye official ko ndi umutrainer cyangwa ndi coach mu bijyanye na fitness. Ibijyanye na trainer uburyo abantu mu Rwanda ni ibintu bimaze gufata indi ntera kubera ko nkuko nabibabwiye siporo ni ubuzima. So abantu rero bamaze gusobanukirwa n'uburyo ubuzima bwabo bushobora kumera neza binyuze muri siporo. So aba trainer rero bari hano hanze cyangwa natwe twese hamwe turi abantu b'agaciro kubera ko dufasha abantu kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo dukora n'inama duhereza abo bantu. No kuvuga ngo yaba imirire, yaba siporo ushaka gukora, yaba inama se ushaka mu buzima, ibyo bintu byose biba byanyuze kuri trainer cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba barabihuguririwe cyangwa se babifitiye n'ubushobozi. So aba trainer rero nabo kubahwa, nabo guhabwa agaciro kubera ko bakora akazi kanini. Tuvuge niba ufite ibiro 120 ukaba wifuza kugira ibiro 90 umuntu akabigufashamo, uwo muntu sinzi agaciro weho wamuhereza. Kuri njyewe aba trainer ni abantu b'agaciro kuri njyewe. Kugira ngo umuntu yitwe trainer bica mu zihe process? Uyu munsi none nshobora kubyuka nkahita mvuga ngo ndi trainer, bigenda bite kugira ngo umuntu abe trainer? Uburyo bwa mbere hari ukubyiga, hari no kubihugurirwa. Ushobora kubyiga mu mashuri asanzwe cyangwa se ukabihugurirwa ugahabwa certificate mu buryo buri official, nawe kandi ukaba ubikunda kubera ko ntago ushobora gukora ikintu udakunda. Icya mbere ni ukubanza ukabikunda, then ugafata amahugurwa yabyo. Kubera ko kugira ngo wemere ko bifite n'agaciro, na government y'u Rwanda yafashe iya mbere yo kubishyira mu bikorwa. Ubu ngubu muri UR harimo ishami ryigisha siporo, ari byo bita biology and sport science. Urumva rero iyo leta
cyangwa se igihugu nk'u Rwanda cyafashe umwanzuro yo kuvuga ati reka dufashe abantu kugira ngo babe abatrainer cyangwa babe abantu babasha gufasha abandi, ibyo bintu biba bifite agaciro kandi urumva ko na leta iba yabishyizemo imbaraga. Saba abantu nabo kubishishikarira kuko ni akazi kagutunga kanakubesha kuko nibyo nkora kandi ni nabyo bintunze. Yego, ni ibintu ukora bigutunze. Umuntu yapresiza akavuga ko ari ibintu bimaze kukugeza ku kigaragara ku buryo umuntu udukurikirana ko bati bya bintu birimo n'akantu nabiyoboka si ukubikunda gusa ariko bitanga n'icyo kubaho n'ibindi bikorwa waba warigesheje kubera icyo kintu. Urumva ibyo byangejejeho ni byinshi. Icya mbere nabashije kwiga amashuri yanjye ndayarangiza mbikesha ibi ngibi. Nabashije kugira n'indi mitungo yo ku ruhande kwa kundi urabona ko ndi umusore, mbasha no kugira ubundi buzima mbamo butandukanye n'ubw'umuntu udafite akazi cyangwa se w'umushomeri. Ni ukuvuga ngo nanjye ndi umuntu ufite akazi kubera ko ndi umutrainer. So ndi umuntu ufite akazi nk'abandi bose muri ubwo buryo. Yego, ni abashomeri bajya baba trainer, umuntu agakora training za trainer bikarangira abaye umushomeri ku buryo uvuga uti umuntu udafite akazi ibintu yabiyoboka bikamutunga. Yego, yego yabiyoboka kandi bikamuha amahirwe yo kubona akazi. Umuntu ubikoze biba bigoye ko yashomera cyane kubera ko wenda muri iyi minsi ubukungu bw'isi muri rusange bwarahungabanye. Bivuze ngo niba ubukungu bw'isi muri rusange bwarahungabanye, na kariyeri yanjye cyangwa se gym muri rusange nazo zarahungabanye mu bijyanye n'akazi n'ubundi buryo, kubera ko abantu bahagaritse siporo, kubera ko gym nago zari zemewe mu minsi yashize nubwo bongeye bakazikomorera ariko nago zari zakoraga. Bivuze ngo abantu bakoraga muri gym bahuye n'ikibazo kiri economic, ariko bitavuze ngo wacinege wa muntu ushaka kubyiga cyangwa se ushaka kubikora cyangwa se wa muntu bikunze, kuko ni ikibazo cyabaye rusange. Abakozi barahagaritswe mu kazi kandi gasanzwe, amasoko yarafu, za butike, utubari n'iki, abo bose barafunze. Ni ukuvuga abandi n'abandi nyine twahuje ikibazo kubera nyine kiri rusange. So nago rero naca umuntu intege cyangwa se nabwira umuntu ngo yo kubikora ni akazi kagutunga kandi kakubeshaho. Ibyiza byabyo uretse kuba byagutunga, uretse kuba byagutungira umubiri muzima, hari ikindi cyiza cyabyo? Navuze mu buryo buri economic, mvuga n'uburyo wenda mu mibereho hagati y'abantu n'abandi uko bakubona, ariko noneho tuvuge mu buryo bw'ubuzima. Iyo ukora siporo uburyo ububayeho buba butandukanye n'umuntu udakora siporo. Ni ukuvuga siporo zituma ugira ubuzima bwiza, zituma umera neza, ugaragara neza. So ibyiza bya siporo ntago nta muntu utabizi, ngira ngo ntago nabivuga ngo mbirangize. Buri wese yumva igisobanuro cya siporo. Kuba nkora siporo nkanahembwa ni iby'agaciro. Ibaze kuba ukora ibintu byiza bikugirira umubiri akamaro, bituma ugira ubuzima bwiza, bakagerekaho n'amafaranga. Kandi abantu baza batugana kugira ngo tubakoreshe siporo bakaduha amafaranga. Ni ukuvuga kugira akore siporo we atanga amafaranga, mu gihe ngiye nkora siporo bakanamemba. Urumva hatarimo inyungu. Uri trainer, uri n'umujyanama ku buzima. Umuntu umaze gukora siporo asabwa kurya ibiki noneho? Biterwa na target ye. Atuvuge wenda ashaka gutakaza ibiro. Uburyo ari buryemo butandukanye n'umuntu ushaka kubona ibiro cyangwa ushaka kongera ibiro. Icya mbere agomba kugabanya amavuta, ibiryo birimo amavuta agomba kubigabanya. Icya kabiri agomba kurya imbuto, agomba kurya ibirayi kubera ko bitera imbaraga, bayatakaje imbaraga, umuceri wongera imbaraga. Noneho ku bijyanye n'akaboga, akaboga kongera intungamubiri nibyo, ariko ntago ari keza. Namugira inama yo kurya ibintu byo mu nyanja, inyama z'umweru, inkoko, amafi, isambaza n'ibindi nk'ibyo. Fresh sana. Dukomeza kugenda twiganirira abantu babasha gusobanukirwaho n'icyo ubuzima ari cyo. Ibyo twifashwa na Body Max Fitness, nibo bagufasha kumera neza cyane. None se Joshua, personal trainer,
wabwira umuntu ko ibi bintu kubijyamo ni ibintu uzakora burundu, ni ibyo utaza gukora kuba umutrena, indi mpano wari ufite yari iyihe? ubu ngubu ni passion yanjye, ndabikunda, kuri njyewe nta kindi kintu nakora. Nizi iby'ubwubatsi, ndi umwenjenyeri, ariko ibi nibyo nahisemo kubera ko nyuma yo kurangiza amashuri nafashe imyaka 2 y'amahugurwa. Urumva rero nyuma yo guhugurwa bijyanye n'uburyo nabikundaga mbere byahise biba mahwe. Bivuze ngo rero nta kindi kintu nakora. Mu busaza bwanjye nzaba ndi umujyanama n'ubundi w'ubuzima, nagira n'abantu inama z'uburyo bashobora gukora siporo, uburyo bashobora kugira ubuzima bwiza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yego. Iyi niyo kariyeri yanjye. Yego. Kujya muri gym watubwiye ko abajemo batanga amafaranga, ayo mafaranga ni nayo baguhemba. None se umuntu udafite amafaranga wibereye mu rugo ariko ushaka gukora akitozo ke, wewe wamuha ubuhe bufasha, yabigenza ati? Nta dukoresho yabona hafi wamugira n'inama yakoresha nubwo atarabona ubushobozi, ariko n'undi wa mubiri wakabubaka? Kuba uri mu rugo ntibivuze ko utakora siporo. Uburyo bwo gukora siporo ni bwinshi kandi n'amahirwe yo gukora siporo ni menshi. Binyuze kuri channel yanjye nakoze, nashatse gufasha abantu uburyo bashobora gukora siporo bibereye mu rugo, no mu gihe cya lockdown nibyo byabafashaga. Ariko na n'ubu bishobora kugomeza kugufasha, cyangwa na wa muntu udafite ubushobozi bwo kujya muri gym. Hari n'igihe yewe waba afite ubwo bushobozi ariko akaba adafite umwanya wo kujya muri gym. So nakoze channel rero yitwa Umutoza Joshua, ushobora kujyaho ugakora subscribe, like n'ibindi nk'ibyo ngibyo, then ukareba n'imyitozo iriho ishobora kugufasha. Mu rugo rero wahakorera imyitozo, birashoboka kandi byakunda, kubera ko ahantu waba ufite uko haba hangana kose wahakorera siporo. Siporo ntago bisaba ngo ufite ibyuma, ufite iki. Niyo waba nta byuma ufite, ushobora gukoresha umubiri wawe, siporo ikagenda neza. Ikindi cya kabiri, nko ku bantu bayogaho, nta n'ibikoresho bisaba umubiri wawe wonyine gusa. Nicyo kintu kigusaba n'umwanya gusa. Yego. Kuba uri mu rugo rero ntago bikuyeho ukora siporo. Yego. Uyu muntu utarakora igifu gukora siporo abivemo rero? Oya. Siporo ntago ari ukuvuga ngo ni ukunanuka. Siporo ntago ari ukuvuga ngo ni ukugabanya umubiri. Oya. Siporo ni ubuzima bwiza. Iyo ukora siporo ugira ubuzima bwiza. Uko waba umeze kose, urwego waba urimo rwose, n'imiterere yawe yose waba urimo yose, wakora siporo. Siporo ntabwo igenewe abantu runaka ngo bariya, oya. Siporo ni y'abantu bose kuko ni ubuzima bwiza, kandi abantu bose dukenera ubuzima bwiza. Abantu bose dukenera ubuzima bwiza, ibyo tubifashwa na Body Max Fitness. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, ni muri Hilltop. Batugana tukagufasha, uduhamagara kuri 0788 35 80 41. None se umuntu uri mu rugo ashobora kuguhamagara ukaba wanamusangayo, bigenda bite? Yego. Ashobora kumpamagara binyuze kuri nomero yanjye, ariyo 0788 26 85 475, cyangwa se akajya kuri YouTube channel yanjye Umutoza Joshua, agakora comment akandikamo munsi ibyo ashaka ko tuvuge. Wenda ashaka gukora chest, akambwira ati ndashaka imyitozo imeze gutya yibanda kuri chest, cyangwa se inda yanjye ndi kubona iri kugenda iba nini, ndashaka umereza imyitozo ishobora gusa. Asante sana. None se kugira ngo umuntu atangire gukora imyitozo, umubiri we utangira kugira impinduka mu gihe kingana iki? Nyuma y'ukwezi. Nyuma y'ukwezi nibwo abatangiye kubona impinduka. Yego. Kubera ko umunsi umwe, icyumweru kimwe, imitsi bikikurya wumva utameze neza, ariko nyuma y'ukwezi nibwo ubutangiye kubona, niba ari akaboko watangiye gukoraho, ubutangiye kubona kagenda kazamuka. Nibikorera umubiri kabisa. None se ibyo byose, buri kintu cyose kigira byiza n'ibibi, sinzi niba nawe ari kubyemera. Ubwo biba hari byiza byo gukora siporo, byanga bikunda n'ibibi bishobora kuba bihari. Ni ibihe bibi noneho igihe wabikoze ku rugero rungana iki? Ibibi nabwo byo gukora siporo byo ni ibihe? Utubwiye byiza gusa, ariko n'ibibi bishobora kuba bihari. Ibibi bya siporo biza mu gihe wayikoze nabi. Yego.
naho siporo yo nta bibi igira. Siporo ni ubuzima bwiza nk'uko nabibabwiye, ahubwo bikubera bibi igihe wabikoze nabi, igihe wabikoze nta nama ufite ziturutse ku baganga cyangwa se ku bakoci. Igihe wabikoze ukabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya siporo, igihe ushobora wenda tuvuge ugiye muri gym, aho kugira ngo ukore warm up uhise ukora circuit, urumva byanze bikunze bigomba kukugiraho impinduka itari nziza. So ububi bwa siporo rero buba mu gihe wabikoze nabi. Nikoreye ukuboko kwanjye nyuma y'ukwezi mbona kuraje mpita mbireka, byo nta ngaruka zabyagira? Nabyo bigira ingaruka kubera ko urumva ni ibintu uba warakoze ariko nyuma ukaza kubihagarika. Iyo ubihagaritse rero bikugiraho ingaruka z'uko imitsi yawe ishobora kugira ikibazo cy'uko ishobora kuzajya itembereza amaraso nabi, kubera ko wayimenyereje gukora siporo ikabona oxygene ariko ubu nta siporo ugikora. So iyo rero ubiretse biba bisaba ngo ugende ubireka gahoro gahoro. Niba warakoraga wenda isaha imwe ukore iminota 30, uzamanure gahoro gahoro kugeza igihe umubiri wawe uzawumenyereza noneho kutagikeneye siporo kabisa. Dusa n'abagana ku musozo kugira ngo tunakureke ugire izindi gahunda zawe ujyamo, kuba ufite akazi kenshi. Sinzi icyo wabwira abantu ukabibutsa yacu yawe basangaho ibikorwa byawe, hanyuma tugasoza. Ndibutsa abantu banjye n'abandi bose bifuza gukora siporo gukora subscribe ku mutoza Joshua kugira ngo dufatanyirize hamwe tugire ubuzima bwiza. Siporo ni ubuzima bwiza, siporo ni ubuzima, reka dufatanyirize hamwe tugire ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane. Wakoze cyane, reka dushimire bari badukurikiranye, tukubwire ngo niba ushaka guca ukubiri no kuba udafite amakuru, icyo ukora ni icyo usura website yacu ya yawetv.com, ubundi ukamenya isi igeze. Ikintu cya mbere n'amakuru, kandi niba ushaka kuba uri fitness, uri physical fit, kindi ugana Body Max Fitness, duherereye muri Hilltop, ni mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe. Uduhamagara kuri 0788 tukagufasha kumererwa neza cyane. Nitwa Patrick, ndabakunda, dusubire mu biganiro byacu bitaha.